yashakiye muri Burkina Faso muri Wagadugu. Yes, ibihe byiza kuri mwaka subscribe kuri Universal Media TV. Nawe turakana subscribe, reka tupirukana subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikujye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Ngeri Success P nushaka unyite Papa Giana. Akanya rero tugarutse muri studio tuje kuganira ku nkuru ziri hano ku mihanda. Akaba ari inkuru ivuga yuko rwose umuntu bita Vestine ngo yaba yatandukanye n'umugabo we. Bikaba biri kuvuga bagendeye ku magambo iyo Vestine ubwe yatangaje, yanditse kuri Instagram ye no kuri X. No kuri X bivuga yuko rwose ashobora kuba ngo atabayeho neza. Abantu bari kubivuga mu buryo butandukanye. Hari kuvuga yuko umugabo we amuca inyuma niyo mpamvu yabiteye. Ngo amuca inyuma ko ari mpamvu yaba yanabiteye. Ibyo byose rero byo tugiye gucukumbura tuganiraho turebe ese Vestine yaba yarashatse nabi, Vestine yaba yarahatirijwe gushaka, Vestine yaba atarigeze akundana n'uriya muhungu abantu bayimuhatirije. Nibyo tugiye kureba kano kanya. Sibyo turagendera kuri message yatanze kugira ngo turusheho kwisesengura ndetse no kumukesha se kuvuga. Yes, duhereye kuri iyi nkuru rero yatangaje. Vestine yanditse amagambo akomeye agira ati today the life I am living is not a life I choose. Okay, tugerekereje mu Kinyarwanda ari kuvuga ngo ubuzima mbayemo nonaha ntabwo aribwo nahisemo. I am living in a bad situation. Ndi mu buzima bubi cyane. Ngo bishatse kuvuga yuko uburyo abanyemo n'uriya mugabo Idris atari ubuzima bumeze neza, atari ubuzima bwiza. Ngira bavuga ati and I didn't deserve this. Ntabwo aribwo nashakaga. Ntabwo yashakaga. Avuga ati nta nubwo aribwo bwari bumukwiriye. Sibyo? Umusitani yes. Kandi ni umukozi w'Imana za ndirimbo aririmba zirakundwa cyane yaba mu kwisi yose. Akomeza agira ati I know I made a bad decision in my life. Urashaka kuvuga yuko ngo yakoze icyemezo. Yakoze amahitamo mabi cyane. Cyangwa se yafashe icyemezo cyo kubana n'uriya mugabo. Icyemezo kibi cyane mu buzima bwe. Ariko aravuga ati but it's okay. Atari ko naribi nta kundi yabigenza. Aravuga ati God allows some things to happen so we can learn. Nuko ngo Imana byose niyo ibishaka ngo bitugereho kugira ngo twige. Cyangwa se yemerera ko abantu ibintu bibabaho kugira ngo bige. Arakomeza avuga ati I have learned a lot. Nize byinshi kubw'amasomo abashije kwiga we n'umugabo we abayeho nabi. Yes, akomeza agira ati no man will ever lie to me again to destroy my life. Iri ni ijambo rikomeye cyane mu by'ukuri. Abasesenguzi ari kugira bakifata ku munwa. Bakavuga bati nzongera gukora ikosa yo kongera kweshwa n'undi mugabo. Nta undi mugabo uzongera kumbeshya ukundi. Ujya kumbeshya nanone ngo yangize ubuzima bwanje. Kuvuga yuko umugabo yamurangije. Yego. Bari kumukorera torture. Arongera avuga ati next man I choose to be with I will first get to know him well. Ninongera gushaka nzabanza nitonde manze menye uwo mugabo tugiye gushakana. Menye uwo muntu tugiye gushakana. Tumuvuga ngo tugiye gushaka tuzashakana nzabanza mwige banze mumenye neza. Aravuga ati know his family, kumenya umuryango we, sibyo? And know everything about him. Cyane kuri azanza bimenye. Abati no one will ever use me again. Yes. Nawe uri muntu uzajya kuyute kumbeshya cyangwa se ngankoreshe muri ubu buryo. Rero tugende kuri amagambo nubwo Vestine amagambo yanditse bigaragaza ko icyongereza cyari gike, ariko ugenekereje uhita wumva icyo ashatse kugira ate ashatse kuvuga. Kuko tugendeye mu buryo yagiye akoresha amatensi ubona yuko atakoresheje neza. Bigaragaza ko icyongereza rwose next man I choose to be with. Yakoresha simple future. Nyine mu gihe kizaza. Yes, I will choose. Ariko urumva ko ibintu yavuze twabyumvise ni ibintu bikumvikana nubwo international language. Sibyo kuvuga ko birumvikana umuntu aryerekeza akabasha kumva icyo washatse kuvuga. Tugendeye kuri aya magambo rero Vestine yatangaje
bamwe bari kuvuga yuko yaba ari fake news, bavuga yuko yaba ari umuntu ushobora kubaho hakinze account ye yarangiza akagira ibintu avugiraho nk'ibi ngibi. Bavuga yuko rwose aya magambo atari Vestine wagize ate wayatangaje. Bakavuga bati wasanga ari umuntu wafashe telefone ye akaba yabasha gupostinga ibi bintu. Wowe ugendeye kuri bino bintu mu by'ukuri nka boss wa Tuzayibona TV, iki kiganiro kuko baraza kugisanga kuri Universal Media TV Rwanda, bagisange kuri Tuzayibona TV. Mu by'ukuri wowe urumva ibi bintu uri kubifata gute bino bintu? Okay, ibyo by'uko uri kubifata bino bintu birashoboka kuko ari no mu minsi yatambutse nabwo yagendaga nawe atanga message yuko atabayeho neza. Uburyo abandimo n'umugabo ntabwo bose ari uburyo buri bwiza cyane buryoshye nk'umuntu w'umusitari. Rero ntabwo binunguye kuba iyi post ishobora kuba yagaragara naho ubwiyo ushobora kuba yayiruta yayipostinga. Ariko nawe ndamuzi wenda kukamtwaza kukageraho nyuma. Mu by'ukuri tugendeye kuri post ya postings, twe twirengagije kuvuga ngo ni fake cyangwa se reka wenda tugaruka wenda mu byo tugaragaze ko yaba ari fake wenda n'urugero, sibyo? No kuvuga kugeza uyu munsi abantu bari kuvuga yuko uyu Vestine ari kumwe n'umugabo we muri Canada. Muri Canada ari bitwaka muri Canada yatangaje ibi bintu ari kumwe n'umugabo we muri Canada. Kwanza twazi icyo kintu. Ibi bintu mu by'ukuri ntiyaba ko ari umuntu wamuciye inyuma akamuhakinga akaba yatangaza inkuru nk'izi ngizi agendeye ku magambo wenda Vestine yageze kuvugana mbere. Nese mu by'ukuri aya makuru turasanga ku binyamakuru byinshi cyane Igihe ariho kubyumva, ndetse n'ibindi binyamakuru bikomeye Max TV, na za Kigali Today, Nyarwanda, yego ibinyamakuru byinshi cyane byahagurutse birandika byanga byakunda iriya makuru turabyizeye bifite imbaraga, sibyo? Ariko wenda biranashoboka yuko ari fake news, ariko ataraza ngo atange nuza. Reka twibaze, ese ibi binyamakuru nubwo wenda bishobora kuba byatangaje iyi nkuru siko bimeze? Ese ibi binyamakuru byavugishije umuntu bita Vestine ngo bimenye niba koko aya makuru ari aya nyayo cyangwa igeze yumuvugisha? Nyine niyo mpamvu buriya twibaze icyo kintu. Igihe nicyo gisobanura byose. Byanga byakunda nawe aya makuru yamugezeho kubyumva koko niba ariyo uri kumva araza kuduha indi post. Okay? Araza kuduha indi post. Twibaze icyo kintu ikonfirma neza yuko iyi post yatanze ariyo cyangwa se kuza yuko bamuhakinze. Reka tuzi icyo kintu. Inyarwanda, Kigali Today, Igihe.com baba bigeze bavugisha uyu Vestine Dorcas mbere yuko batangaza aya makuru cyangwa babonye poste gusa bahita babivuga? Icyo tugiye kwibaza hangaha, niba batigeze bavugisha Vestine Dorcas ibi binyamakuru byose byatangaje iyi nkuru, ntabwo twahita tujya hangaha ngo twemeze ko iyi nkuru yaba ariyo, kuko nyir'ubwite ntibigeze bavugana nawe. Wenda tuza kumenya amakuru. Ariko iyi post yatuse kuri account yiwe, yatutse kuri account ye. No kuvuga nibyo ndabyumva, ariko ashobora no guhakingwa bibaho. Nako mu by'ukuri tabazakirikare mu gutazakirikare kureba iyi nkuru igomba gushaka kumwicira izina, bashaka kumutanya n'umugabo wiwe. Niyo mpamvu gutangaza amakuru hakirikare dukuye kuri post yiwe ni byiza. Rero tumaze gucekinga post yiwe rero tse ko bamakinze cyangwa nibyo. Urumva byaba ari byo? Numva byaba ari byo. Njyewe ntabwo nabyemeza ijana ku ijana. Ariko nanone birashoboka. Ariko nanone mu gihe Vestine ubwo atarajya kuri no wenda ajye wenda no kuri YouTube wenda nzongera agire itangazamakuru nakavugaho. Abibeshuza avuga ati uyu muntu n'umuntu wampakinze, ntago iyi nkuru twahita twemeza ngo niyo nubwo turi kuyivugaho, kuko Vestine ubwe nta kintu aratangaza cyangwa se ngo umugabo we agira icyo abivugaho. Sinzi rero impamvu dushobora guta twemeza ngo baratandukanye. Nabonye bari kwandika ngo batandukanye ngo divorce, ariko ibi nibyo kugira ngo batangaza amakuru yuko byamaze kurangira umugabo wa muci inyuma, impamvu ngo nabafashe icyerekezo kidasanzwe. Ese koko aya makuru yo kumuca inyuma yaba ariyo barayazi neza? Nyine ushobora gusanga ari bya za social media kwishakira za views, ariko mu by'ukuri uko amakuru agenda acarashara cyangwa se apostinga amakuru, natwe turi hano kugira ngo twageze amakuru mashya. Ariko nanone reka twibaze, Vestine hari yageze kubwira Dorcas murumuna we amubwira turamenye ntuzashaka uri muto. Bidumvikanisha yuko
hari impungenge, hashobora kuba hari ibintu yahuriyemo nabyo mu rugo bitari byiza. Ikindi iyi post yatangaje no turamutse tugendeye kuri post yatanze avuga ati hari kumenya umuryango we, no his family, sibyo, none akamenya everything about him, kabanza akamenya buri kimwe kuri we. Ibi bintu nabyo bishobora kuba ashobora kuba yageze muri uriya muryango agasanga hari ibintu bidasobanutse byagiye bimubangamira nk'umukristo. Harimo abashobora kuba no kuvuga yuko ngo ashobora kuba yageze agasanga wenda baraguza ari abantu baterekera bakoresha ibintu izindi mbaraga, mu by'ukuri akaba ari ibintu bishobora kuba byaramubangamiye mu rugo rwe. Tutagiye kure, niyo wenda iyi post yaba atari yiwe, hano hari ijambo wenda nakunze ry'icyongereza wenda rwo kitari professional, ngo second paragraph, the next man I choose to be with, I will. Hano hari paragraph ya kabiri nakunze yitwa ngo the second man I choose to be with, I will first get to know him well. I know his family and know everything about him. Iyi paragraph ni nziza cyane. Niyo wenda iyi post wenda ishobora wenda kuba atari yiwe, ariko iyi nayo iragira inama n'abandi bose bashobora gufata umwanzuro mbere yuko bagira bashaka. Ari kuvuga ngo mu Kinyarwanda ashatse kuvuga ngo iki? Mu Kinyarwanda ashatse kuvuga yuko next man, undi mugabo nzashakana nawe, cyangwa se nzahitamo tumo kujya mu rukundo, nzabanza I will first get know him well, nzabanza mumenye neza, know his family, menye umuryango we, and know everything about him, menye buri kintu kimwe kuri we. Urumva ko iyi nayo ni conclusion, ni umujyanama. Yego yaba ari we cyangwa yaba n'undi wese ushaka gushaka. Byumvikane ko mu kigaragara Vestine kujya kubana na Idrissa ni bari ya Drahore cyashizina kiragoye kugifata mu mutwe, ashobora kuba yarabanye nawe hari abantu bamubimuhatirije, hari umuntu mumurangiye amwumvisha uburyo yaba ari mwiza, afite amafaranga atibicira avuga ati mushaka uriya muntu tuzamukuraho amafaranga gukora imiziki myinshi cyane, tuzamukuraho umugisha wo kuba wakora ibitaramo muri kiriya gihugu mu buryo bworoshye, nk'umuntu bavuga yuko ngo yanga ari umuntu ngo umuhanga mikoro bahanga cyane, bashobora kuba hari n'ibintu ngo yakereye yatanze akazi kenshi muri Afrika. Rero ashobora kuba yahatijwe bino bintu, ariko uyu mugabo atamuzi neza, atazi umuryango, atazi uburyo abayeho, sibyo, atazi imico ye, ari ukugenda buhumye. Rega ubundi kiri ku kimaze inuza abakobwa bo muri Afrika cyane ushaka ngo aba diaspora bafite ibiceri, ngo bayeho neza, bafite ibiceri, bayeho neza. Nta muntu ushaka gushaka umuntu wanganya revo. Mu by'ukuri ibintu bibaye ari byo, abanyarwanda muri rusange bakwiye kubikuramo isomo, bakigira kuri Vestine ibintu bibayeho, kuko birababaje kuba umuntu umukobwa nk'uriya w'umusara ashobora gushaka ngo baririmbiraga n'Imana, agashaka umuntu ahubutse yamara ntamare n'umwaka mu rugo, umuntu waririmbiraga Imana. Ubuzineza urumva n'umwaka nurarangira, ikibazo bibaye ari byo cyaba ari ikibazo. Divorce ikoreye mu nzira, mu ndege kujya divorce yabaye kiri mu nzira, amezi 3 ni make cyane wa. Mu by'ukuri biba ari ibintu bibabaje cyane, biba ari byo divorce ari muri tuwa muri Canada, bijya bigayitse cyane, yaba gusebya abahanzi barimba gospel, barimba indirimbo zari guhimbaza Imana. Mu by'ukuri cyaba ari ikibazo gikomeye, ntabwo byaba ari ibintu bifututse. Rero tukaba tubwira abanyarwanda muri rusange ko mugomba kubanza gushishoza kujya mushaka bari abantu n'aba diaspora n'abantu b'abanyamahanga, gushaka umuntu wo hanze ngo bari byiza cyane ngo wemeje abantu, harimo n'abashaka kubyumva bataragezeyo ndani ngo bare batuye, akavina ngagiye kubana n'umuntu, ushobora kuba n'inzererezi, ushobora no gusanga ari n'iki cyihebe, ugasanga umuntu agiye kubana n'ikihebe. Rero mujye mubanza mushishoze, wanze umenye uwo muntu, professor ubanze umusuye, cyangwa se ubanze munahure, cyangwa se nubwo bukwe buri no mu Rwanda, ariko Vestine nawe bwabereye mu Rwanda, byumvikana yuko rwose nta kibazo, urabona ko ashobora kuba hakuye imbwa yiruka. Hari bamwe banavuga yuko ngo uyu mu Vestine ashobora kuba yaririrwaga kubitwa
ngo uyu mugabo ashobora kuba yararaga muhondagura avuye mu bandi bagore kuko cyamucaga inyuma yavuga akamudiha ariko se tukibaza Vestine ni iki yaba yarabuze ko yaba yatarahaye umugabo we ku buryo yamuca inyuma icyo nicyo rero tugiye kubakurikiranira andi makuru tuyamenya wenda ushobora gusanga wenda uyu mugabo wenda mu bibi bitaragendaga neza kuri Vestine wenda nabyo tuzari tubimenya nabyo tuzabibabwira rero ikintu gihari nuko hari abari kubivuga ibintu bitandukanye bavuga ngo Vestine na Dorokasi nako Vestine na n'umugabo we baratandukanye kaba kanyuzemo kubera ko bari abantu riratsinda Vestine na Dorokasi ukuntu ujya kubivuga bikagucanga rero bemwe bacuma bamwe kuvuga ko batandukanye abandi bakavuga yuko iyi nkuru yaba ari gihuha tugiye kwicukumbura mu kanya turabana makuru kuko mu kanya nawe arapostinga nawe nabeshuze iyi nkuru nabyo turayibagezaho ariko kugeza uyu munsi kugeza kuri uyu munota ntago nakwemeza ko batandukanye nta nubwo nakwemeza ko iyi nkuru ari igihuha kubera ko ni ibintu ba nyir'ubwite batarashyiraho umucyo ngo bitubwireho sibyo rero turaza gukomeza tubagezaho inkuru nk'iyi ngiyi okay mwari muri kumwe na bosi wa Tuzayibona TV mukore subscribe share ndetse na comment kugira ngo turusheho kubaka umuryango nyarwanda ndetse tuhamakuru twinjize n'amafaranga mwari kumwe nandi ndetse na Success P cyangwa se umwite Papagiana boss yo Universal Media TV Rwanda ari naho hamwe muri busanga iki kiganiro mukaza no kugisanga kuri Tuzayibona TV reka tubabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza tubabwira ngo keep watching ciao ciao